Bati ibyo bintu wamubona atari ugusuzugura. Nzareka gusura umuntu ariko nawe twaye. Wamubona atari ugusuzugura. Gusuzugura umuntu kumubwira ngo wasuye umuntu. Gusuzugura umukobwa. How? Wansuye. Warwaye uringagi mu birunga bagusure wabaye iki? Iryo jambo ndanaryanga ahubwo. Nawe utiprasura. Ariko hari akantu kumvikana neza. Kanze ahubwo mpe idea abahungu. Okay, ngo nyine can we have lunch together? Urumva? Katugenda. Ambasha. Nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Ni Patrick the Entertainer, ni yawe TV. Tugaruka muri stories zitandukanye tuganira n'abantu batandukanye kuba bivugwa kuri no mihanda. Wa mugane wa musore ati nibyiriwe kuri iyi mihanda. Turi kumwe kandi na Body Max Fitness bakubwira ko wifuza kuba physical fit, kugabura umubiri, kugabanya ibiro cyangwa kubyongera bitewe nuko wifuza gutera size wifuza ziba zihari muri Body Max Fitness. Bitagiye mu nzira cyane sauna ndi massage swimming pool ku bantu bikundira koga. Ni mutugane tuwayize service mababwiye zirimo gym nziza cyane, zirimo sauna ndi massage, zirimo swimming pool cyangwa se uduhamagare kuri 0788 dorere mu Giporoso sanwerekeza ikanombe unjiye mu kitap kati umuso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness. Bienvenue au Météresi avec l'Oxanonia. Uvuze iki? Umeze neza? Umeze neza. Welcome to the show. Thank you. Yitwa Oxanonia. It's been a long time. It's almost 6 or 7 years. 7 months ago. You're right. Twari tugukumbuye kuri yawe TV kabisa. Naimba kombo. Yeah. Akiryo nacyahinduka. Cyari kwakunda. Aho byajya. Ntago nabihemutse. Ni ibintu nyine tuba biri naturere. Kwirya. Oya ntago nirya. Shanaga ro kwirya to. Sameze neza ariko. Ndashima Imana. Fashion killer. Fashion designer mwito kubishaka. Kabyo. Makeup artist. Akameka twakagutwaye igihe kimwe kimwe bisanzwe. Ntago kakintu ari igihe cyekeye kuko ntagisiga byinshi. Bidasiga byinshi. Sigensiga bikeya bishoboka. Bishoboka. Kubera icyo wahisemo guhindura? Nuko nta mwanya nkiye. Mwanya wabaye muke. Aricyo bihindura kuri look yawe? Oya. Nta na kimwe. Byose bikomeza ari byiza bitewe n'ureba. Bikomeza kuba komo. Impeta nyinshi ariko koko. Se ntago uzashijisha abasore wana? Ibyo bintu mama wanjye yarabimbwiye. Mama ari uzajisha abasore bakajya bakira ngo warafashwe kandi habe. Nta kibazo ariko bagiye bagira ngo niko bimeze nose. Bagira ngo niko bimeze. Ariko no muri se ko aba hari wanyawe ugira ngo azaza kuri we. Ako naka hijana naka bronze naka gold nagaki. Naka gold. Okay, fresh sana. Naga costume uyu munsi atuzaniye. Costume ubu hagaze nk'amafaranga yakukundi inkweto ndende. Yeah, zigaragara neza. Ya kuri outfit zigaragara neza ya. Kuri ngubu ibintu bigezweho no kumva ngo umukobwa niba asa neza cyangwa bikunda yakuye umukobwa niba asa neza ari umusponsor afite. Ibyo bintu byo bivuze iki mu myumvire y'abantu ubu ngubu? Kumva Roxane Ronia ubu ngubu ikofa bahagaze gutyo kuri iPhone ya 13 Pro Max yawe kuri iyo nkweto yawe kuri uko nguko kuntu usa kose abantu bakavuga bati buriya afite umuntu ariko byose ko iki mu myumvire yaje ubu ngubu yumva ko nta mukobwa nyine wakishakamo icyo kintu cyo kuvuga ngo nanjye ariko ngira ibintu byanjye nanjye niyambike. Kuki se ubwo abantu batekereza gutyo byagenze bite habaye iki? Iyo ni imyumvire iciriritse. Niya nta hantu bihuriye. Nase umukobwa wait ntago bakobwa bagiye amafaranga. Nicyo kibazo nanjye. Idukora se. Ayo mukorera ajyaye. Niyo mani yo tuguramo ibyo tugura. Ariko babihuza nuko ushobora kuba ngo ufite umugore ufite n'akazi ariko ukajya uhembwa mugakoresha yawe. Kagati rwose ayo mukorera arabiko. Oya ni imyumvire y'abantu na mentalite z'abantu. Ubwo ugiye gushaka umugore wumva ko aje kukurya yawe. Ubwo nyine ubwo nuko bizagenda uguhita ushaka n'uri naho ibitekerezo byawe biri kukujyana ugakubitana na wa hundi nyine ubwo abantu bakahita babijeneraliza nyine bakahita bavuga ko abakobwa ari uko bakavuga muri rusange. Bose banga umukobwa wose ngo sige bakunda amafaranga ariko se nindo yaka. Ninde wanga amafaranga? Ko bataka mwebwe ngira ngo murakabye. Ko ukabye kakiyongeraho.
aka nta muntu utakunda amafaranga nawe ibyitwa gukura sugoya n'igihe byagenze gute gukura umukobwa yakuye umusore wenda iki ngiki yakuye harya bavuga ko wakuye byagenze bite ntabwo mbizi tumbyumva gutyo ntabwo turimo ubyumva nyine muri context wowe uva byagenze ari nk'umuntu wagutwaye ikintu ariko nta yindi yemo wenda irimo gukura uko mbona baba bavuga ngo ni nyine ko akunda umuntu umukobwa yaka amafaranga umuhungu ya siko ni ibyo nyine nuko niyo context babyumvamo ariko se wait nose gusaba ubufasha atari ibintu biri excess to iyo usabye amafaranga umuntu uyakeneye rimwe ubwo nibyo that's enough ariko nyine nibaza ko iyo bibaye nka tuma yabiri nibwo bavuga ko wakuye umuntu nta muntu urakura nta n'umusore wagwa amafaranga se urama amafaranga for free kira rwose akantu ndakomeye arandemeye ibyo bidakundi abantu bajya babyitiranya gukura no kuba umuntu yakurema hoti Roxane momo yawe akira received 50k nta kintu cyabaye nyine nta juste nkabona cyane kabisa ayo Patrick rwose bitewe n'ukuntu mwemera kira 50 batuzabikore mbabarira ubu wa mbere babimburire ko nta musore none zubwo ngiye nagera nabyiba noze ni gute umuntu yaba amafaranga nta guteze cyane kabisa nkozikiza ngiye nanagira n'ubwoba cyangwa nagira ngo nambonyemo inzara ushobora no guhita yasubiza kabwo 2.5 bakata ndebera bayanwa ariko nyagusubiza nta habaye iki sindwaye sinakoza nifu navuze ngo uri umufana wanjye ngo like umuhaye amafaranga byagenze bite ndashonje ngiye nakubwiye ko nshonje ntayagusubiza nkaho ari bakiya byatara ubu ngubu ngiye ariko yaba nagusuzuguye arakana ko numvaga kakayemo kono ngo ni ibintu by'ubusa wapi no nyine ibintu by'ubusa nyine bikurikirwa n'iki nawe ukibazo ntago aba ari cyiza ariko icyo kintu ngo ubu ngubu biragoye ko umuntu yavanga gwa 50k for free no ntayama byanga bikunda n'uyakira bari bufite ikindi ari butange nyuma exactly nyine ntago bayaguhera ubuntu ariko se ninde wese aba yayakoreye ku buntu na kwa mugani umuntu wabyibazaho umuntu ugaye amafaranga ku buntu gutese ashobora kutakubwira icyo kintu uwo munsi ubutakaza yagucyurira cyane ngo ayibaze umuntu ari kugenda gucyurira we ngo umuntu uriya mukobwa ngo nagende ngo urarye y'abandi ibaze rero bikahita ariho bitangirira uyu munsi nuko twinjiye muri show yacu uyu munsi yitwa Roxane on yawe TV tugiye kugaruka muri stories zitandukanye waje kwinjira muri sinema gute dore ko utarakamfatana none ibintu byarakonje sejo wundi sere cyane agiye giciyo kabisa nuko nyine byahise bizamuka vuba vuba ariko ntagiye ntagiye ejo wundi ni nk'umukwa kwa gatatu kwa kabiri gutyo nka tuke yamaze kubona twawe ukunda kugaruka nyine turi mu bantu batanga keya koko basomana yiweho yawibeye yaragotse abana akuvuga ko gusomana mwese ukabona kwa Kiramani ntago namusomye Kiramani warebye nawe ahubwo ubwo nibyo wari wishize ntago nabishyizemo tugaruke kuri karaka kwa Kiramani none ariko mu buryo bundi turi buze gucamo ukundanye n'umuntu ukajya kumusura tuvuge n'umutipe bibakoye gukundana n'umutipe ukajya kumusura iwe ukajya utazi ko afite girlfriend wundi cyangwa se afite n'umudamu ukamusura wenda mugakora ibyo mukora wajya gutaha ugahura na nyir'urugo urugero kuko ibyo nta byabayeho wabikwitwara gute ngo ngiye gusura umutipe iwe ntabwo uzi ko afite girlfriend cyangwa se afite umudamu wasohoka nko mu cyumba cyangwa muri salo ugakubitana na madamu we original wabyitwaramo gute nyine nagira nabaza like relation bafitanye nasanga ari umugore
respect nta n'induru nateza ngo kuki ngo utambwiye reka si umugore mugenzi wanjye oya kuko hari ikintu nizera ko like uko icyo wakorera umugore cyangwa umukobwa kuko ndi ngo bagutwaye umugabo ngo uragiye urwanye n'umukobwa reka hagomba kubamo respect hagati y'uwo mukobwa nawe wowe ugenda udirengana n'umugabo wawe hirya uwo mukobwa umureke kuko either ntago yarazi yuko umufite nawe ntabyo waruzi ko ahari so mwebwe urumva nta n'umwe ufite ikosa muri mwembi mwese muri aho ngaho muri innocent so ntago wajya kudirengana n'umukobwa umugabo niwe bari ikibazo ahubwo kandi ibyo nabyo kugira ngo mwembi mwiyubahisha ubwo umwihora mwihorera kuko niyo ari umugore nta nicyo nakubwira nazinga amabenga nkagenda ntanavuze batanankubitira mu rugo umugore w'abandi ntacyo nta nubwo ahubwo none afite uwo mugore w'umugabo nta nicyo nazongera kumubaza ntiki ntaba nabonye se afite umugore okay fresh sana aho gahita katwinjiza noneho kuri story yo kwa Kiramani birangiye wari kumwe nawe hajemo undi muntu ku bigaragara rufitanye relationship na Kiramani nari ndi umusekreteri wiwe wari umusekreteri wiwe ariko waje mu rugo oya hariya yari muri office kumusezera kuriya byo bivuze iki sezera umwe akabizura nahindukira atakora urwana ko urwana rumeze neza rwagusha abantu urumva twe ntago turajya ku rwego rwo kuba aba producer cyangwa aba directors bakwandikira icyo bashaka script hanyuma mwaba muri kuri set bagahitamo umuntu babona ibyo banditse muri script biri bihure nimba ari kuvuga ngo ashaka umukobwa ngo w'ikibuno kinini bakabona bakata ndagifite ubwo niho uhita ukina hall yabyo nyine ugakina nyine kandi nabwo hari character baba bashaka kuba ufite nimba uri gukina usuzugure nimba uri bukine witonze kuko witonde so rero urumva niba scripture yanditse ngo n'umugore we naza fiancé we naza umusuzugure ntunamweke kugiza ubwoba nk'umu actress cyane noneho ngewe ama actings yose ngira yose nyakura mu Nigerian movies bara iyo gize ku bintu byo gusuzugura murabizi hejuru cyane kuko ubusanzwe karimo ayo ubusanzwe nzi ko nta karimo nakashise ndakagira ariko muri movie hoho noneho kuko nsige noneho ndazireba cyane kaba director hari ifilme ya mbere nakinye bamwe ati Rexana ubwa mbere kinye filme kakuno nyine to biteho nose ati mwana yego araturenze so iriya rero bari bambwiye ko ngomba gusuzugura umugore we gatumucanga n'akabizu ugenda kugira ngo namukonfirme ko rwose ntabwo bananye mufiti ibyo binibyo okay fresh turacyari kuri characters mujugira hari indi yo kwa Puisa aba yakuzanye yakuguze nk'indaya akakuzana iwabo urumva akakuzana iwabo ubwo mene magambo tekereza ko nk'umutipe wenda ashobora kuba afite iwabo aba ni iwabo akaza umukobwa bagiye kuryamanira iwabo yari ishusho yimeze gute kuza ugasanga ababyeyi muri salo ase aba yakuzanye wari ubizi ko agiye iwabo noneho uri kubimbaza ngo wagira ngo ni ubuzima busanzwe ni ibintu biba byabaye busanzwe ni story turaza kubihuza no mu buzima busanzwe kugira ngo kubera ko impamvu mbishaka ko tubiganira gutyo tuyera gutyo nuko hari igihe abantu bakubona muri filime bakagira ngo n'undi na life story yabo nyine tushakuza kubasobanura ko bitandukanye ariko tubanze twinjira oya nyine urambaje ngo yanzanye ngo nkaho mbizi kabi wabo nyine turi muri filime of course nyine muri filime batubwiye ko tugiye ari kubana na mama we na papa ubwo nyine nagiye mbizi ko abantu nagiye mbizi ko abantu tujya kwiga mujya kwiga twabwiye ababyeyi ntabyo nibuka ntagomba nibuka ibintu navuze ntabwo ubyibuka akasi ko bamwe ariko umuntu wakinye na byinshi yabyibuka neza cyane ntabwo nabyibuka mugezeyo birangira bipfuye rero ngo yakuguze nk'uwicuruza ngo yanze ko mu mafaranga yanjye urabatonganya koko na papa waraza ngo nawe ashaka ibintu byo kunteta ngo abe ari we uyampa
ubwo tutera induru mu rugo rw'abandi mba ndwanye na Aisha hanyuma birangira uko uko kuza utwo nibuka hafi twawe narebye hari n'utundi ubukina na Manasi ni Manasi hazamo ni nari Manasi ninde ba Esperance rwego na Esperance yitwa urugo rwanjye urugo rwawe ufitemo role imeze gute mba mfitemo role urugo rwanjye ni story y'umugore utabyara hanyuma umugabo agashaka undi mukobwa ku ruhande ashaka kumutera inda hama rero uriya Esperance wakanzana nk'inshuti ya famiye ariko ashaka ko ari igihe wenda bazatera iyo nda kugira ngo at least niyo amafaranga yazagende muri famiye yanjye yiwe azina abantu bari friends atari bitagiye ku wundi mukobwa atazi nuko nyine banjyanayo ari kugerageza uriya mugabo nyine urwego uriya tukote ari ukumugerageza ko atazacikwa nawe akagushaka ariko nyine nawe yari yarabibonye akajya nkatira cyane yarankatira uri mushaka umugushamo byatari bumva barakubwira ibintu byose kugomba ikibazo cyo ntago banakubwira ngo birarangira umugushije cyangwa birarangira utamugushije ugakomeza nawe ugakina utazi n'ibyo urimo urakina nuko birangira ataguye n'ibindi birebire filime iryoshye cyane ahubwo abantu bajya kwireba urugo ahubwo se hari umuntu utarayimenya urugo rwanjye kuri Galaxy Moon ni fresh bwa mbere ubikina wavuze ko wari ubimenyere bite nuko wajyaga wirefera ku mamuvi yo muri Nigeria ariko nta kintu cyakugoye gukina oya na script baragwambye kugore Papio filme ya mbere urumva nakinye niyo mu rugo rwanjye hanyuma urumva yari filme irimo abastar benshi bari abarinda tukote ba Esperance nyine abantu bazwi benshi twe abantu batari bazwi ahubwo ni nk'abantu babiri cyangwa batatu sibyo hama tujya gukina rero urumva bampiyo hall barabanje baranyereka script ukuntu byose menye ukuntu ngiye gutangira kwitwara bikubitanye na za Nigeria zanjye yo ati ibyo nabyo gutukana ndabizi kwigira iki ahubwo kwigira ubushinzi bwinshi nibyo binanira bintera isoni kuko urumva noneho n'abantu baba bari kukureba nkahita numva bitangiye kunjena ukuntu ariko ari ugutukana ku buryo nyine nibwo umudirector wanjye nibwo yahise ambaza ati ese ubwo wowe ni ubwa mbere ukinnye filime ati ni ukuri ni ubwa mbere kuko nta n'inshuro n'imwe bigeze bansubirishamo ngo urabyishe ngo uvuge ibi ngo okay fair sana icyo nari nkoje na script yakugoye nuko hari igihe usanga wenda hari iyo utakina hari kungora ntashobora igo zirahari zirahari muri iriya cyane mu rugo rwanjye urumva hari izangoye hari izo okay so gukina ndi ku like hari ahantu nyine bigira nimba koko ibyo bintu uri ugomba kubikora nk'umuprofessionnel aho wagera ukabyinira umuntu kumubyinira atari bisanzwe kamu stripping ntago mbizi ko babivuga mu Kinyarwanda stripping rero nahitaga numva oya no aho ngaho wapi kumva birakurenga nkakora ibishoboka byarangira nanjye nkiseka nyine gukina bivuze usanga bati wenda hari umuntu uvuga ati ngewe ndi umukinnyi wa filime watari na script nimwe nashobora gukina zose nazikina ubwo niyo sansi nayo mbikubashijemo ubwo sinzi ubwo nabyo bizaza n'ibindi ndumva ari icyo ngicyo aricyo cyashobora kunanira ubundi bintu byo kwirya cyane by'abakobwa ntabyo ngira sinzi ibindi nta kibazo ibindi wareka wenda baguhaye nk'umugabo ibyo nta kintu bitwaye bampaye umugabo bamumpaye gute ntari icyo se nta na kimwe baramutse bagushyiraho amafaranga runaka wumva yaba ari nkangahe ngo bigende bite uburyo script yose bayiguha mite nkubwira iyo ari banza umbwire iyo script umbwira amafaranga nkubwire script
amafaranga wumva yaba ari menshi ku buryo wayikina. Amafaranga menshi sangana gute? Nawe tekereza amafaranga menshi hanyuma uhita umbwira niyo scripture. Nisubize byombi. Amafaranga wumva wewe. Reka mbwira script nane mbwira amafaranga. Tuvuge wenda Roxane baraje bakubise projet wati turi umuntu hano ushaka gukinisha forum. Nta nakina. Ariyo yose. Okay, ntayo nakina. Ntago wayikira kubera iki? Kuko nyine nta kubera indangagaciro zawe titaye ku mafaranga. Okay, fresh aho ni sawa cyane. Noneho kuza gukina wicuruza. Ari cyo byangiza muri societe? Gukina wicuruza. Tubona kuri wabikoze kwa pusi. Birabiri rero ntago nabifashe nkaho wagira ngo nari ndi kwicuruza. Ikintu nge na consider ikintu numva nanone wa mungane nta nakina kunjyana ku muhanda kwako ndi mu Nigeria ni harukono abako bagenda bambaye ubuntu bugera bakagenda bizunguza imbere y'abagabo ibyo I can't ariko urumva ari sinzi hari ntago nabifashe nkaho wagira ngo nari ndi kwicuruza. Nyine ubwo nari mvuze ko hari igihe usanga umuntu akina ibintu muri society bakabagira ngo ni true story. Icyo ni ikintu nyine abanyarwanda cyangwa hari abanyarwanda n'ubundi babyumva babizi ko ubuzima bwa filme no kubayo nimba ari n'abantu bareba amafilme menshi urabizi ko ushaka gusanga umuntu ari umuntu witonda mu mafilme umuzi hanze ko yasaze n'umuntu ushaka kuba wasaze muri filme hanze ubizi ko afite indi personality itandukanye n'iri muri filme sibyo. So umuntu utekereza ngo umuntu ngo yakinnye ibi niko ameze no mu buzima busanzwe ngo ni kameze ariko ku bantu baba bakuzi cyangwa nabo mugenda muhura barakumeneye muri za film bakamugahura nabo mu nzira barabibona yuko atari ko bimeze. Nyine umuntu birazwi ko filme ni filme ukina hole baguhaye kuko ntago ari wowe uyandikira nta nubwo ari wowe ugenda ubwira writer wanyu cyangwa director ngo ngo mpindurira bino ngo nshaka gukina bino no ukina ibyo baguhaye ugakina sibyo. So nyine nta ubuzima bwa filme nubwo kubaho mu buzima busanzwe bitandukanye. Ubwo wenda kimwe cyo nanyihuje n'icyo banavuga bati Joyce director cyangwa se umu script writer arakureba nyine akabona ukantu wagakina bakabibuza bati byo byose ubwo tubona Roxane ashobora kuba yagira umujinya reka tumukinisha afite umujinya ubwo tubona yakwitonda reka tumukinisha nagira ngo baguha script bitewe nuko bakubona. Urumva sibyo urashobora kumbona gutya najya muri banki ndi presentable najya gukora ahantu hose muri office runaka nambaye uko nshaka nambaye neza kimwe nuko rero na deciding gukuramo bino hambara ibindi nkahita mpinduka nkaba undi muntu noneho nkaba undi muntu urumva ahubwo ubwo n'Imana twagize nimba nshobora kwambara gutya nkajya ahantu nshatse bakanyakira nkanajya n'ahandi nkigira ukundi kuntu nabwo bigakora n'impana ahubwo nitara kwihindura abantu batandukanye. Okay, ni sawa cyane. Bumva uzashaka n'umugabo ryari cyangwa ya myaka wumva umukobwa uvuga uti hano yagumiwe pe iyi ngiyi niba wayigejeje nta mukobwa ukigumirwa sha suvana ngo kera ngo umukobwa yajyaga 30 ngo kabaye 30 ziko tufate umukobwa arangije kwiga universite afite 24 wayongeyeho masters 2 sagize 26 26 ongeraho 3 ya PhD si 30 uwo mukobwa uri kongera ngari akongo safite degree we oya bivuze oya aho rero ni handi umukobwa atazagenda ngakora niba afite PhD we nta wazajya kubeginga for that money wa undi wavuze ngarakura uwazavuye muri rwa rwego sibyo azafite na mentality itandukanye na wa undi uri gukura none se kuki tutashaka abakobwa ahubwo bafite iyo vision ahubwo batekereza bafite n'icyo bagiye kumarira igihugu none ngo usanga bafunga umutwe noya ari ibyo ni ndabivuze ibyo biri ndabibabere byawansuye ko ngutayimo bwiye ahubwo se kuki mubivuga Pati ibyo bintu wamubona atari ugusuzugura. Nzareka gusura umuntu ariko nawe twaye. Wamubona atari ugusuzugura. Gusuzugura umuntu kumubwira ngo wasuye umuntu. Gusuzugura umukobwa. How?
wansuye warwaye uri ingagi mu birunga bagusure wabaye iki iryo jambo ndanaryanga ahubwo nawe utiprasura ntago mbyibuka niba byaranabaye ariko tu byarabaye ubwo utabyibuka neza birashoka ko biba byarabaye ariko atari yabaye ingagi yararwaye umenya ariko no ati wenda kubwiye kabana n'abandi bantu aho ujyayo ariko ese ntiyabikubeshya ari ugeze kumbwira ngo wari ugeze kumubeshya ko nyine arwaye tuwagenda agiye gusura umurwayi asanga ni mu ryerye hama mwisemba interested ngo bigenda bite story nawe yarangiriye episode itaha uhita utaha nyine oya nyine uba nyine uba sociable ukamuvugisha niba mwari inshuti mukavugana ibigambo biki cyane kandi ko wihutaga agahita ugenda ciao tugenda nase ubwo ni kuba wasura umuntu bitandukaniye n'icyo bayiraguha umuntu yakubwira ngo wansura context abahungu mubishyiramo ntago iba yiyubashye nari maze kubibona ngo wansuye se iryo jambo ntago ari serious man ntago n'umuhungu ubwira umukobwa ngo wansuye nta nubwo abagize ariko nta kintu bitwaye biragitwaye ese kuba wasura umuntu ni big deal wese ntago yagusura yaza nyine wese kuki utajyayo yaza ariko ntaho ntazi sibyo so kwikunda nta kibazo ubwo nibye urahubana ariko ubwo aba ari byo ni ukuri ariko hari akantu kumvikana neza kanze ahubwo mpe idea y'abahungu ubwiye ubona ngo nyine can we have lunch together urumva ukatugenda ambasha tukasangira agakofi utuntu nk'utwo two ntari urajya iki oya lunch mu rugo yatetse akavuga ngo natetse tugire lunch mu rugo aho ujyayo lunch ari nk'akaresitora tu lunch we nari kuvuga nyine kugira ngo umukobwa wenda abashe kuba yajya ubishyira mu buryo bukuru buri matiriti bufite apana ubwira umuntu ngo wansuye ibyo bintu ni by'abana babwira abana bo muri segonderi ariko umuntu mukuru ambwira lunch dinner ukagenda point maye ko ikibazo wowe ni byo ko umuntu abikubwira maye kuba wasura umutipe si ikibazo nuko rwose nyine urebye percentage ni ikibazo ariko n'uburyo abikubwiyemo birakonta lunch wajyayo ukarya ufite nyiranga amahama akaze namwe byarakaze Patri mwarakajije namwe ibintu byafashije batazantera amabuye ariko kubwira abantu bahwitura mwitura nge ndinde wo guhitura abantu ese byakaze nibi isi yaranduye byose byarakaze ushobora kujya gusura umuntu isi ukakura ko isi yanduye kuva wananze abantu bose ni true story ni script ariko wamugane ntawe utinya ishyamba arya icyo bahuriyemo bagiye gusura nk'umusore akakwahageza cyangwa nzi n'uwo byabaye cyangwa ari uzi yigo wagiye gusura umutipe ugenda gutya ajya gusura umusitari aho ugenda biteze nyine amuzanaho ibintu byinshi sibwo ni ukuvuga Patri ntukapaze ibintu byinshi nawe nyine yamuzanye ibintu byinshi nanjye ngo byinshi nyine nose byinshi ubwo ni ibihe ibyinshi ni ibihe umuntu yakuzanaho wageze mu rugo rwe yamusabye ko baryamana sibyo ni byinshi ibyo ntabwo ari byinshi ubwo si ibindi byinshi bwo wari ushatse ni ibihe byaba bihari bindi umugore akamusaba nko guteka ntabwo kubita igihe umuntu azayinaniriwe urumva ukamubwira ngo se ngo wateka ariko nta birenze uri umukobwa wateka watagusabye ibintu byinshi uri umukobwa aho se wamugana ubundi nakoreka mbyo nari nzamuye wamushi rose ko mumaze kunjyaho nsiga ngira umushi cyangwa nkora nyina ubu byose urimo gukina ariko ubwo aho ngaho sinzi ko ngira ngo twahuza neza fresh
ariko ni ibisigaye biri urukundo rw'iyi minsi banyweye amafaranga igare kuryamana abantu barabihuje babihuje ari byo amafaranga igare kuryamana umukobwa gusajya amafaranga birangire nawe umusajye ko muryamana bihwane bibe kimwe siyo mpamvu nakubwira ngo nta kintu cya free kibaho nose umuhungu ubundi izindi mu baba gukeneyeho nizi niyo deal nyine guyemeye nyine ubwo n'ibindi byose bizana nayo byemere none haraka wamuhingeze wamumese byagenze bite abantu b'Imana niba ariho abantu b'Imana Imana pe nokuri amafaranga rwose nta n'ikintu number expect abo ngabo Imana ibaho umugisha none sikuki ahubwo nyine kuki abantu babishyize muri rusange kuko abantu batagishaka kuba b'Imana nyine nimba ari umuntu w'Imana uyaguha nyine ku buntu that's good nyine icyo twari tugiye kuvuga kuki abantu bishyizemo nyine ko nta kintu cy'umuntu kibaho kigeze kibaho ahubwo nta kintu cy'ubuntu kigomba no kubaho amafaranga umuntu yakoreye nyine hari aho yagiye gukora baramuha amafaranga meaning yuko nawe kuyaguha ari icyo ugomba gukora nimba rero abahungu baba batekereza ko ari ako kazi ariko k'abakobwa gusa ko katuma babona amafaranga then nyine babikore nyine baguha amafaranga nawe yakorera none bibe kimwe ase umuntu akwatsa amafaranga arwaye bwo yazayakorera tuvugire ko sana uyashaka ari n'abantu b'abana be urwaye bien sûr hari umuntu wayaguha batinga usabye amafaranga ndwaye wayama suna yakwima ntago wayanye so ikiguzi kindi cyaho kirimo n'abantu bo bariho bariho ntago ndi buvuge ko batabaho ego n'ubundi ariko ntago mvuze ko nta bantu baguha amafaranga bisanzwe gutyo ariko yayaguha bisanzwe cyangwa akibwiriza atari kuguha amafaranga akibwiriza akaguha nk'aga gift bisanzwe akakaguha aho kugira ngo umuntu umuhe amafaranga no kugira umuhe gift ikiri priority n'iki personally njyaho kugira ngo unyohereze amafaranga ko wavuze ngo yanyoheje kuri momo ntago nta kintu na kimwe navuganye nawe wama gift tuturi iyo nayumva cyane nkaho na like nyine no itagira inkurikizi se irayigira ariko ngiye nabifatamo nkaho we are friends noneho ntari gift kandi ni ibintu bisanzwe ko wawe inshuti yawe gift so nayakira neza kurusha ko nge wanyiwa wampereza amafaranga ngo habaye iki noheri yageze bonane biteye ubwoba okay aho tumutugana ku musozo rero kugira ngo turakureke Roxane Lonia uzwa ku cyambaje filme ntuvuga umuturanyi kandi ari abantu bose bazi wayibabwiye sawo niyo twari tugiye kujya ku muturanyi ku muturanyi niho twari tugeze bimeze bite ubu ngubu birashyushye ariko uyu munsi yasohotse umuturanyi hasohoka buri munsi nyinshi ahubwo zihora zisohoka umuturanyi wo kumenya zisohoka buri munsi yashoboka kabisa filme rero abantu ku muturanyi rero ibintu byaciyemo rega turashima Imana hari nizo amafaranga niko kandi ahari turashima Imana ku muturanyi ho bimeze neza ngiye rero bizo naje kwinjiramo gute nagiye muri casting n'izindi filme nyinshi nakinnye ziri muri nagiye muri casting n'ubusanzwe arabikundaga se gukina filme nakubwiye ngo zira Nigeria ziraroga izo zabigushijeho ego no ikishimishije mu muturanyi twakoze casting turi abantu benshi hama luckily nyine bankoresha casting yo ku nantiwe n'umukobwa barambwira ngo bom vuga ngo yagutwariye umugabo uri kumva kurubi byakubitanye ntibari banzi abantu bose bakoze casting nta numwe warunze twari turi ahantu turi abantu basanzwe nyine ngo vuga ngo kanaka yagutwara ngo tukuwo mukobwa muhagararanye ndababaza ngo kuvangamo icyongereza kuko urumva niba ndebe ukuntu ukankamira umuntu ari mu cyongereza hari igihe kuvuga ikinyarwanda ndi kuvuga nihuta birananira bibamo ukuntu biba bizarre yo baranyihore isakano bakoresheje ntago mbyibuka Patrick ntago warabyibagiye ngo mbyibuka urumva yo nabo barambaza ngo ariko ngo nagaruka mbere kinye filme ya n'ubwa mbere urumva ariko icyo gihe nta nubwo nari bwatangiye gukina nari mbizi hari projet n'ubundi zo mu rugo rwanjye ariko ntaratangira gukina
muri abo bantu bose ninjye uri gukina mu muturanyi nyine abandi ya barahari ariko bazakina mu zindi nyine ubwo nagize imana bahita banshyira mu muturanyi mu bantu bose twakoranye casting nuko ninjiye. Okay, ubugezemo rero ukina miyerore abantu batabizi kugira ngo baze kujya nyinana na Gatogo na Clapton nyine na Nyambo nyina ndo mushiki wa Nyambo nirata n'ubundi obviously nirata kagaruka wana sanga nsa ko umuntu wirata nuko ni ibintu byose ngo uba habyibagiwe mu buryo butari bube ari kunshaka nirata gatari mu buryo bwiza. Okay, aho hantu hose wagiye ujya ukurikije physical appearance yawe ya miterere yawe yubona igusunika gute ifite ze pourcentage yes yabyibaza na ngana ko ngiye nebe wicayeho yakuje nye kabisa urimo urayisaguka yewe gawe Brenda mu muturanyi nkundamo Brenda yewe ngimiterere ngimfashe iki ngufashe iki ishyiraho irihe tafari ko nabyo hanini babigendera ubuse nyine ubugaragara neza kuko hari naho rugeraho ugatangira kurangaza kabisa ya diversaire urumva rero ntabwo wajyana umuntu umeze utya umeze gute message yumvikanye umuntu w'urubaho nibyo niwo wibuze ntabyo mvuze umuntu umeze gutya wanazimini cyangwa mu maneke ngewe ndi thick nyine ubwo ngubwo umuntu agwajya n'umuntu umeze tuba turasaninga umuntu umeze gute ariko wa mugani no mu muturanyi ngira ngo izo criteria bazirebaho uko na Brenda uko ateye ariko harimo abakobwa bateye neza kabisa casting yakozwe neza kwe ntabwo twamenye ibyo ariko bagendera kuri skills cyane sinazi ko bagendera n'ukuntu umuntu ateye iyo ugize imana ukaba uteye ubwo none se uteye neza utazi uri kuri kamera gutyo ukagira ubwoba byagenda bite hari ukwicira imbere ya kamera yo kugatitira ukagira ubwoba ariko nawe ukagititiza ikibuno twahigize ese ngira ngo umuntu ntabwo nagushobora ngwiki ukagira Patrick waranduye mu mutwe happy tu nibabyirira kuri okay ubu ngubu urimo agaragara mu buturanyi urimo agaragara muri yo yindi ica kuri urugo rwanjye Simon izindi za hafi umugaragaro turimo turasoza wibutse n'abantu ahantu urimo guca bagusanga hanyuma dusigning out bagende barebe umuturanyi current umuturanyi iyo urugo rwanjye batarayireba nabo bayirebe izindi nyine ni twa dufilme tugenda turangira njye mvuze ziri main zo zaba ari abana duto turushira turangira ariko izindi mvuze ni amaseri nyine akomeza gutya niyo bakomeza bareba. Mu mafaranga bihagaze gute? Not bad. Ya mbere winjije amafaranga winjije angahe? Menshi. How much? Menshi se no mubare? Ni menshi yagutegera moto akakugeza iwanyu. Urumva? Aho utahose no kuyarirwa niyo wawe cyangwa watega moto. Ukayitega nyine yaya kugeza. Menshi kabisa. Ubwo ni byo. Arasa naho babizanye ibintu by'amabanga cyane. Wagiye udukwe. Ubu ubwire ngo nkorera amafaranga ngaye muri filime. Wenda hagati ya 5 na 6 gutyo hagati bakajya mu rushije. Ariko batamenye umubare. Hagati ya kamiliyoni. N'eshatu. None sibyo bitwaye kisibyo. Simbivuze. Sibyo ngibyo nyine atari ibyo. Birabaye rad. Wakaze cyane kutuganiriza soza neza. Fresh n'ubutaha uzagaruke akimeza bigutwaye ariko uri ibintu byo kubeshya usigaye ubeshya cyane. Uzagombaga kubivuga ntabwo ngomba kubivuga kuri kamera ntabwo nzongera kubeshya muri script ntabwo nzongera kubeshya muri filime ntabwo njya mbeshya okay wambeshyaga bit true story ari true story ntabwo yari iriya byari biriho byari byabaye fresh sinzi niba kiri ku mutima wabwira abantu tugasoza rero
icyambere subona ko nta sinzi kandebe icyambere ikintu twavuzeho yuko ureba muri filme ntibakabigire personal ntabwo ibyo umuntu yakinya muri filme kwanza sinzi n'impamvu tukigira ikibazo kuri ibyo bintu kuko ejo ukina iki ejo ugakina wabaye ikindi kintu nose tuzavuga ko umuntu ameze gutya ariko harabusanga bakina bahora barakaye hari nk'uwitwa Ngenzi shanka bare batabishyiramo ngo nabana babi kandi nka Esperance ni kwa intare y'ingore abazingo ari umuco kandi niba ari umumanzi w'umwana mwiza niwe nta nyine filme no mu buzima busanzwe ya reality rukwayo na filme iyo abaritana yawe ubwo ikindi kiba kihari nuko niba bagukinishije ihore bakavuga ngo nka Ngenzi niba arakinya ari umwana mu bakana arabishoboye of course kugira ngo ikomeze irye bahita bakomeza bamuha ya hore n'ubundi yagize ya expertinzemo akaba ari bwo akomeza ikina abantu rero bagakomeza babona ari ibyo kina bakata bagira ngo ni kameza cyangwa couple zigakomeza zikundana nako bagakina filme bakundana bikagendeka neza pam n'iyindi abo bantu bakata bavuga ngo barakundana nuko ahubwo babonye iyo couple imatchinga ya bagakomeza babakinisha ariko urukundo rwitangira umuntu rwacyabaho ya abashize abantu bavuga ati rwose yaronguraga Elisa witwa Prince Kid rwose yakoze babikora nawe hari yakoze umuntu ari mu bibazo nyine byangiye ngo ni arimo kwicanwa n'ubugenzacyaha ko yanditse impapuro mpimbano zivuguruza ko Prince Kid yaryamana ayo ni mu makosa simbizi nako byo simbizi byabo ariko urukundo rwo kwitangira umuntu wamwitangira wapfira umuntu ndi Yesu se Yesu niwe wadupfiriye wenyine ntabwo wakitangira umuntu cyane hakundo gira gusa kumwitangira gute gupfa bro upfuye utese oya Imana yonyine oya ndarugira cyane ndetse niba utapfira umuntu ubwo urarugira okay byaterwa na situation nyine ariko cyakora ndabibutse kwamugara tuvugisha ukuri bigoye biragora man nande basore bazango nango uwo mutoma ntago gikora ntago nakora ibyo barigiye ngo nyimye napfa ndetse iyo mwimye ipfa duhambe dushire itaka guteze ntago wagiye umuntu avuga ati nutama ndapfa ntago wamuha ndabamuha iki ndamuha iki happiness ntago uwo muntu yapfa agapfa mujye mukiza ubuzima bw'abantu najya no kumugurira serke kujyana mu muriro najya inde yanjyana mu muriro ikize umuntu apfuye kubwawe hari icyo Imana yambabarira kuko icyo yaragiye kunkoresha ntago Imana iri support nacyo urakoze nawe cyane kudukurikirana kubana natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byawe TV bagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana bane namwe amen dusubire ubutaha